nimba ugiye kurongoza urutoki umugore wawe koresha intoki ebyiri. Iyo ukoresheje izi ntoki ebyiri gasa nk'uzegeranya gutya, gasa nk'uzamurira gutya hano hagati mu gitubamo hagati handi ushyiramo imboro, ukoresha kano gutya kuri rugongo usa nk'uzamuramo gutya mu gituba. Iyo ni diru ndende, uzayikorere ko makuru ni meza. Urabivuze ahubwo numva ndabikumbuye. Nyugakunda uvuga ngo ndumva bishatse. Uriya kunyaza ukoresheje urutoki abari muri ba bagabo bamwe bakunda kurangiza vuba. Iyo ushaka kuba wa mudamu wawe kuba yakorohera, ari abadamu bafite umushyukwe mwa bagabo. Nimba ngiye kukubwira tekinike uzajya ukoresha kugira ngo umugore wawe ase nk'aho akorohera, kugira ngo atakugora kuba ubundi akenshi abagabo bakunda kuba barongora bakarangiza mu gitubamo mo imbere. Nimba ugiye kurongoza urutoki umugore wawe koresha intoki ebyiri. Iyo ukoresheje izi ntoki ebyiri gasa nk'uzegeranya gutya, gasa nk'uzamurira gutya hano hagati mu gitubamo hagati handi ushyiramo imboro, ukoresha kano gutya kuri rugongo usa nk'uzamuramo gutya mu gituba. Iyo ni diru ndende, uzayikorere ko wa mudamu wawe atazatangira kuryoherwa akazimena. Noneho wa mudamu ko ukomeza unyarisha urutoki ukubitisha urutoki mbabwiye intoki ebyiri, ntabwo mbabwiye ngo intoki zose, kwa yuko waba umubabaza, waba usa nkaho uri kumukabakaba ugasanga cya gipimo cyo kuba yaryoherwa kirarenze, ugasanga araryohewe birenze igipimo agasa nkaho yikanga. Iyo ukoreze n'imbaraga nyinshi wa mudamu atangira kwikanga, yamavangingo yo kugira amanuke agasa nkaho akumva yabikora, noneho ugasanga wisa umudamu cyangwa umusheri wawe yuko ari mu kagatare. Nako ukoresheje intoki ebyiri gake gake nk'uzamura mu gituba handi kuri rugongo ku misundi uyifata uyikurura gake gakeya, niko wa mudamu atangira kugira uburyohe buhagije. Uko wa mudamu atangira kugira uburyohe buhagije niko atangira kugira ibyishimo. Uko agenda amanura amavangingo niko atangira kukubwira yuko ati komeza gake gake. Uko ukomeza gake gake wa mugore uzasanga nubwo yaba atagira amavangingo azayamena wowe wumirwe, uvuga ati Eva koko kari akantu yanyigishije ati ni ingenzi. Kari akaboro buriya abenshi bakunda kugira abagore bagira ikibazo cyo kutanyara vuba vuba, wowe ukunda kubanza gushyiramo intoki ebyiri. Noneho wowe ko uba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, hano hanze abagabo murangiza vuba kandi mutazi iyo tekinike. Iyo tekinike rero nakubwiye, iyo tekinike iyo uyikoresheje wa mugore aratangira akamena nka kivu. Ukamena nka kivu ni kwa kundi wa mugabo atangira kugira imitekerereze yindi uburyo ari bukirongoremo. Ukakirongoramo neza wowe uzajya wisanzura ntuwakimuhe neza, ukagikubita ukakinyaza aryoherwa. Buri umugore akenshi arangiza uko umenya ari amavangingo. Noneho kugira bitakugora kuba urangiza vuba, niyo mpamvu ubanza gukoresha ako kantu babanje kukubwira, wa mugabo akahita ntabwo mbwiye ngo ushyiramo imboro yose, ujye ubanza urongoze umutwe w'imboro. Harya babyita ngo iki? Ukurongoza umutwe w'imboro ngo babyita ngo ni nusu nusu. Ukabanza ukayimuha igice, ukabanza ukayimurongoza igice, ari byo bita ngo ni nusu nusu. Ntuyimuhe yose, noneho ugenda uyimuha nusu nusu akaba ari igice cy'imboro, kuva uburyohe bw'umutwe w'imboro. Dore umugore arataka. Nge barataka
umugore azavuza induru ufunga umunwa, ntabwo ngubwo ufunga umunwa ngo umugore ngo asange ngo yaheze umwuka, wowe ugishyira mu rurimi, wa mugore noneho atangira aryoherwe. Mw'abantu mwe, kunyazwa biraryoha kimwe nk'uko bisanze umudamu uri kurongora abisobanukiwe, cyangwa na wa mugabo asobanukiwe uburyo banyazamo, byose ni ibintu magirirane biryoha. Noneho iyo bahuye ari babiri cyangwa wenda umwe akigisha undi, oya yakwibagirwa. Umugore wanyashije ntabwo yakwibagirwa, buriya umugore wanyashijwe aragutekereza, ntabwo yakwibagirwa, kuko ni ibintu bigize ibice by'umubiri biryoha kandi biryohera imboro. Oh my God, kugira ngo wa mugabo cyangwa umuhungu agutekereze, nibyo navugaga nyine, ugomba kumurongora neza, kubera ko iyo warongoye umukobwa neza cyangwa umudamu wawe neza, aba asaba Imana ati ndamubona ryari kugira ngo twongere duhure, cyangwa duhure dusubire duhuze urugwiro. Ni ibintu biriya Imana yaremye, buriya niyo mpamvu mubwira ngo biraryoha. Akenshi nk'abantu bakunda kuba batereta abakobwa, akenshi gutereta umukobwa ntabwo ari uguhagarara, cyangwa wasohokanye umukobwa yicaye iriya yicaye hariya, buriya santima cyangwa urukundo, cyangwa nubwo waba waratekereje kurongora umukobwa warabuze uko umurongora, mujyane ku itara intoki ishoremo, oya umukobwa azakubona nabi. Mukoreho, ukore ku itako, use nk'ukora ku bibero by'umukobwa, noneho ukore mu musatsi wiwe, muri kuganira ugasa nk'aho mukora mu maso, usa nk'aho umubwira yuko afite fesi nziza, yisize neza, makiyaje, arasa neza. Ikintu cya mbere abakobwa bakunda abantu batubwira, ikintu cya mbere abadamu bakunda abagabo batubwira yuko dusa neza. Iyo umugabo akubwira ko usa neza, wumva yuko nimugera no mu buriri ari ukubwire yuko uryoshye cyangwa umuryoheye. Niyo mpamvu rero abakobwa dukunda abahungu batubwira yuko, cyangwa abapapa bajye bagerageza babwira abadamu babo yuko babaryoheye ijisho. Buryo iyo umugabo yakurebye akubwira ko uri mwiza, cyangwa akubwira yuko usa neza, wa mudamu akugirira ibitekerezo runaka byo kuvuga ati koko uno mugabo arankunda. Ni iby'abantu bubatse, ntabwo ari iby'abana batoya ngo tubashore ngo mu mibonano mpuzabitsina, oya. Hano hanze hari indwara nyinshi cyane. Ikibazo kiragira iki? Beruka gusomana afite imyaka 18. Ya. Ya. Ntabwo nsambana, ndarongorana. Yes. Abo ngabo bigira inama. Benshi buriya barasoma ikibazo kimwe. Turi ahantu bipfira rero. Ngiye kuvuga mu bantu bubatse. Buryo wubatse urugo n'umugore wawe akunze akakubyarira abana, ujye uha bizu umugore wawe imboro iri mu gituba. Akenshi ituma imwongerera uburyohe, mwese akakugira ubushake, mwese mukaryoherwa, kuko bamweretse urukundo mu buriri. Uburyo imboro yagiye mu gituba usa nkaho wamwihaye, kandi akakugira ubushake, wa mugore agasa nkaho akwiha wese. Nese utamuhaye umuntu wakamuha igituba gusa, cyangwa wowe ukamuha imboro gusa, utamuhaye ururimi cyangwa umuhe umunwa, ubwo waba ufite uruhe rukundo? Nta nubwo wa mugore yakumva ko umuryohera. Ariko wa mugore yo umusomye
yumva ko koko wamwitayeho, yambura uri kumuha koko wayimuhaye, koko wabitekereje, wavuye ku kazi wabitekereje. Wa mugore uko yumva yambure kandi ukajya umuha bizu, ukamuha tirangere, uru rurimi rugira icyo rufasha. Uko umugore uko umushyira mu rurimi kavuga ati sheri ndarangije, kavuga ati sheri ndarangije urakoze. Burya no gushimira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina urangije burya ni byiza. Iyo ni disipurine. Wa mugore atabona ko wowe ufite disipurine. Bya bindi byo kuba washimira umugore wawe bimuhora mu mutwe, kuko hano hanze hari abagabo batazi gushimira igitsina. Gasanga arakurongoye ntazi gushimira igitsina kuko wakimuhaye neza. Ariko iyo akurongoye ukavuga ati sheri urakoze, urakoze ivamo iraguma gumaha, iyo bita gumino. Nibyo bimubwira ati buriya iyo ushimiye ugashimira icyo yaguhaye, yayiguhaye yakoresha imbaraga yawe, nawe yagushimiye yakunyare yakunyongeye, ugasanga wa mugore araryohewe arashimiye ati sheri tuzi nari mfuye, ati nayo maze iminsi natarangiza urakoze. Ese wowe mugabo kuki udatekereza ati umudamu umbwiye ngo urakoze, kuki wowe utavuga ati merci beaucoup? Ariko iyo uvuze merci umudamu atakwiga, cyangwa n'uwawe mu buriri aratangira umugore wanjye asigaye murongora akanashemera, ejo nzongera murongore.